kwita impunzi ntabwo bikunezeza, ariko noneho iyo ugeze mu gihugu cyawe birakunezeza. Umunyarwanda wese afite agaciro. Turabasuhuje abakora ikiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Tariki 12 Nzeri y'umwaka wa 2012, Minisitiri w'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi ari kumwe n'izindi nzego basuye inkambi ya Gihembe iherereye mu karere ka Gicumbi. Bakaba baratashye ikigo kizakorerwamo by'umwihariko na polisi y'igihugu mu rwego rwo gukumira ndetse no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Muri uru ruzinduko kandi bakaba baranarebeye hamwe ikibazo cy'ibidukikije kigaragara muri iyi nkambi. Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Inkambi ya Gihembe iherereye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Iburasirazuba. Iyi nkambi icumbikiye impunzi z'Abanyekongo zisaga 14,000 zahatujwe mu mwaka wa 1996. Ku wa 4 tariki 12 kwezi kwa 9 2013, Minisitiri w'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi Mukantabana Seraphine n'izindi nzego zitandukanye harimo ushinzwe ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku mpunzi mu Rwanda Neymar Warisame, abashinzwe umutekano, abayobozi bo mu karere ka Gicumbi ndetse n'abafite imihanda n'ibiraro mu nshingano zabo basuye inkambi ya Gihembe. Muri uru ruzinduko hatashwe ikigo cyiswe Turi Kumwe kikazakorerwamo n'inzego zitandukanye mu rwego rwo gufatanya kubungabunga ubuzima bw'abatuye mu nkambi ya Gihembe. Iki kigo cyubatswe ku nkunga y'ishami ry'umuryango w'abibumbye kita ku mpunzi HCR, kikazakoreramo inzego zitandukanye zikorera muri iyi nkambi. Twahise Turi Kumwe nibyo kuko byari ngombwa yuko tugaragariza izi mpunzi ziri hano ko turi kumwe nazo, leta y'u Rwanda iri kumwe nazo, no kugaragariza ababa bari bahuye n'ihohoterwa ko batari bonyine bari kumwe n'abandi. Ibibazo izakemura bya mbere rero nuko abo bahohoterwa uburyo ubwo ari bwo bwose. Hano mwabonye ko harimo parti izakorerwamo na polisi yabizobereyemo mu rwego rwo kwita ku bibazo bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ahanini ku gitsina. Hanyuma ikindi harimo ni kuba polisi hari no kuvango n'ibibazo bindi byajyana n'ubugizi bwa nabi, byajyana n'urugomo, nabyo bizakemurirwa ahangaha. Ikindi mwabonye ko harimo kino gice cya kabiri kirimo ubuyobozi bw'inkambi. Ni kuvuga ngo umuyobozi w'inkambi ntabwo bazongera kumushaka ngo bamubure kuko yicaye hano. Yicaye ahangaha mu nkambi harimo ibibazo byinshi, hari ibibazo biba byoroheje bitajya muri polisi bijyanye na bibazo byo mu ngo, bijyanye n'ibibazo by'ababuze ibiryo bagize iki. Ubu ntabwo bavuga ngo bamubuze, azaba ari hano. Kandi mwabonye ko n'ibiro bimeze neza, harimo n'ibikoresho by'itumanaho ku buryo n'amaraporo azajya ahita yohereza ku buryo bwihuse, ibibazo byaza ntibitinde. Mwabonye mu cyundi cyumba cya kabiri kijyanye n'aha hari igice cy'ubuyobozi bw'inkambi, harimo ibiro bya immigration. Ibiro bya immigration nayo zizakemura ibibazo byabo ngabo badafite amasitati y'impunzi mu buryo bw'uko bazababonye aho babarizwa na immigration ifite aho yicaye. By'umwihariko ariko iki kigo cyiswe Turi Kumwe kizakoreramo polisi y'igihugu mu rwego rwo gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina no kubungabunga umutekano w'inkambi. Kuba polisi ibonye aho gukorera mu nkambi ngo bigiye gutuma yongera ubushobozi mu by'isanzwe ikorera muri iyi nkambi. Kuba tubonye iyi facility bizatuma turushaho gukurikirana neza imibereho y'abantu bakoresha iyi nkambi ndetse no kurwanya ibyaha bishingira ku gitsina, GBV, Gender Based Violence, ibyo tubikurikirane ndetse n'ibindi byaha bindi byashobora kubonekamo. Iyi facility izadufasha kugira ngo tujye tubikurikirana umunsi ku wundi kandi mu buryo bwihuse, tutagombye kuva aho twakoreraga ahandi. Mbese ikaba ari uburyo bwo koroshya akazi n'ubundi ka polisi yakoraga. Twebwe akazi kacu tugize Imana n'ibyaha ntibyakorwa, nabwo iyo byakozwe turabirwanya, ariko ubundi iyi facility nk'ingira ahangaha ni ugukumira no kwirinda ibyaha. Ntabwo ari ukuvuga ko mu nkambi ariho hari ibyaha bya GBV kurusha hano. Umuyobozi ukuriye ishami ry'umuryango mpuzamahanga rishinzwe kwita ku mpunzi mu Rwanda avuga ko ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kigaragara ku isi hose. Arashimira leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kubirwanya, none ikaba ikomeje no kubigeza mu nkambi z'impunzi zicumbikiye mu Rwanda.
GBV is a serious issue. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni ikibazo gikomeye. Si mu Rwanda honyine bigaragara kuko ni ikibazo cyugarije isi yose ubu. Cyakora icyo ntagenda ntavuzeho ni uko leta y'u Rwanda bigaragara ko ishyira imbaraga nyinshi mu kurwanya iki kibazo. Nk'uko mubizi, ku bufatanye na polisi y'igihugu hashyizweho ikigo cyiswe Isange. Leta yabanje kubikorera abanyagihugu, none ubu bari kubikorera n'impunzi. Iki gikorwa kizagezwa mu nkambi zose z'impunzi mu myaka mikiza. Ibi kandi tubikesha leta y'u Rwanda. Icyo dukomeza gukora ni uko leta y'u Rwanda izakomeza kugeza ibikorwa nk'ibi birwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no mu mpunzi. Intego yacu ni uko mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha muri buri nkambi yo mu Rwanda hazashyirwamo ikigo cya Turi Kumwe gishinzwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. June of next year, the entire refugee camps will have the Turi Kumwe center. Inkambi ya Gihembe ho mu karere ka Gicumbi icumbikiye abanyekongo bagera ku 14,000. Ariko ikibazo cy'iyangirika ry'ibidukikije ni kimwe mu byugarije ubuzima bw'izi mpunzi. Amazi aturuka muri iyi nkambi yamaze kwangiza ubutaka ku buryo umugunguzi uri mu nkengero w'izi nkambi wacitse. Bigaragara ko ushobora gushyira mu kaga ubuzima bw'abahatuye. Ngo ubutaka bumaze gusaduka ku burebure burenze metero 100 n'ubujyakuzimu bwa metero 40 kandi bikaba bigenda bisatira inkambi. Kubera uwo mugunguzi ugenda usaduka, imiryango 13 yegereye uyu mugunguzi yamaze kwimurwa. Abantu bagera kuri 3 bamaze guhitanwa n'uyu mugunguzi kuva mu mwaka wa 2012, ndetse ngo n'amatungo y'abaturage ajyagwa muri uyu mugunguzi. Mu ruhande rugana mu mujyi wa Gicumbi naho amazi aturuka mu nkambi yatangiye kwangiza umuhanda wa kaburimbo. Minisitiri Mukantabana Seraphine nyuma yo gusura ibice bitandukanye bigize iyi nkambi ya Gihembe ndetse n'inkengero zayo, yavuze ko hagiye gufatwa ingamba zihutirwa kugira ngo ingaruka zishobora guterwa n'iyangirika ry'ibidukikije rikumirwe. Harimo no kureba ikibazo cy'imvura yateye imikoki muri no nkambi ya Gihembe. Umukoki rero twaburebye ni munini cyane rwose uteye n'ubwoba, ku buryo igiteganyijwe gukora ni ukureba uburyo twabanza kwimura impunzi zihegereye mu rwego rw'uko batagomba gutwarwa no mu mukoki, hanyuma tugashakisha imbaraga zashoboka dufatanyije n'akarere ndetse hari na district yose, uburyo twaba dukumiriye gukomeza kwiyongera kuriya mukoki, ubundi hagakorwa raporo igaragara n'abatekinisiye babyigiye kugira ngo harebe icyakorwa mu buryo bw'umwuka. Ngira ngo uwo mukoki uri inyuma y'inkambi ukaze cyane, ariko hari n'undi umeze nabi ushobora no gusenya kaburimbo ukanajya no kuri kaburimbo yo hasi. Ibyo rero ubwo icyo tugiye gukora ni ukubanza kwita kuri uyu wasenya umuhanda, kuko uyu muhanda uramutse ucitsemo ni ukuvuga ngo na Byumba yose yabicitsemo, ni ukuvuga ngo abatuye mu mujyi bose ntabwo bakongera no kugera ku muhanda. Ibyo rero birihutirwa cyane, nk'abandi bivugane na mugenzi wanjye ushinzwe ibyo imihanda n'ibiraro kugira ngo turebe icyakorwa ku buryo bwihuse. Ariko ikindi kigomba kwiyongeraho ni uburyo bwo kwigisha zino mpunzi ziri muri no nkambi kugira ngo nabo ubwabo bashobore gukumira ibiza byaza bibatera, cyane cyane barushaho gukora amaterasi n'inganire, barushaho kwita ku bidukikije nko gutera ibiti kandi no gufata amazi ava ku mazu yabo. Ibibazo bigaragara muri iyi nkambi ya Gihembe bikomeje kugenda bishakirwa umuti ku buryo bwihuse, kandi abatuye muri iyi nkambi nabo bashishikarizwa kugira uruhare cyane cyane mu kubungabunga ibidukikije. Turabashimiye babanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Biboneye ko Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi ifatanije n'izindi nzego ndetse n'abafatanyabikorwa bakomeje gushakira hamwe umuti ku bibazo bigenda bigaragara mu nkambi ya Gihembe iherereye mu karere ka Gicumbi. Iyi nkambi ikaba icumbikiye impunzi z'abanyekongo. Mwiboneye rero ko iyo ariyo mpamvu hafunguwe ikigo cyitwa Turi Kumwe gishinzwe gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mwiboneye kandi ko ibibazo bijyanye n'ibidukikije bigaragara mu nkengero z'iyi nkambi byashakiwe umuti kugira ngo bikumirwe hakiri kare. Reka tubibutse ko ku bindi bisobanuro mwahamagara nimero 170 ya Midimari itishyurwa. Tubifurije ubuzima buzira ubuhunzi, tunabatura iyi ndirimbo ishishikariza impunzi z'Abanyarwanda gutahuka.
yewe ngarutse iwacu nambiwe mu buhungiro ngarutse mu rwambyaye imisozi igihumbi ibingenda birambiwe guhora nitwa impunzi kudahabwa agaciro kandi mfite aho mvuka hobe hobe Rwanda gihugu cy'amahoro ngarutse ku Gicumbi gakondo y'abasokuru iwacu ni mu Rwanda iwacu ni mu Rwanda iwacu n'amahoro iwacu ni mu Rwanda iwacu ni mu Rwanda iwacu n'amahoro kera nkiri mutoya nabazaga ababyeyi ese iwacu ni hehe ko mbona nitwa impunzi nabo bakansubiza ngo iwanyu ni mu Rwanda urw'amata n'ubuki rw'imisozi igihumbi nkagira amatsiko ndetse nkababara nkagira ibyiringiro ku munsi umwe nzagaruka iwacu i Rwanda hobe hobe Rwanda gihugu cy'amahoro ngarutse ku Gicumbi gakondo y'abasokuru iwacu ni mu Rwanda iwacu ni mu Rwanda iwacu n'amahoro iwacu ni mu Rwanda iwacu ni mu Rwanda iwacu n'amahoro mwana w'u Rwanda uri mu buhungiro ugumya kwitwa impunzi kandi wacara amahoro iwacu turahinga byakwera tugasarura tukihesha agaciro tugahumeka amahoro wigira amatsiko kandi wibabara dore igihe kirageze ngugaruka iwacu i Rwanda hobe hobe Rwanda gihugu cy'amahoro ngarutse ku Gicumbi gakondo y'abasokuru iwacu ni mu Rwanda iwacu ni mu Rwanda iwacu n'amahoro iwacu ni mu Rwanda iwacu ni mu Rwanda iwacu n'amahoro